nuko dutangiye filimi yacu dutangira ngaha kwa muganga turi kumwe n'umugore ndetse n'umuganga. Joseline ni umukozi wo mu rugo nyine yaraje kubyara. Uno Joseline nubwo aje kubyara yakoze amahano abyarana n'umwana wa bosi wiwe. Mbega nk'uko umubosi umukire yaba afite umwana w'umuhungu akabyarana n'umukozi we, na Joseline n'ubyo byamubayeho nuko byamugendekeye. Igihe kiragira nyine aratwita aza kubyara, ariko nubwo aje kubyara ntago nyirabuja byishimiye, harimo nyine ibintu by'akagambane gakomeye. Joseline bamuzanye ahangaha arangije muganga hari ukuntu yarangaye ararangara, sinzi ibintu yaragiye gutunganya nyine. Joseline afata rwa rushinge muganga yagiye kumutera. Icyo yakoze yahise yiporogaramu neza nyine ku buryo ari buza kurutera wa muganga. Icyo yakoze yahise arutera wa muganga yarikanze yikanga ibimubayeho nyine. Nawe urumva niba wari ugiye gutera umuntu urushinge akaba ari ukubanje nyine akarugutera, urumva ntabwo biba byoroshye, haba harimo ikintu gikomeye. Icyo yakoze Joseline yahise afata wa muti ndetse aranawusunika neza ku buryo winjiye muri wa muganga. Kandi uno muganga nta kindi yari gukora nyine, nta kundi. Niba yaragiye kumutera urushinge bakaba barumuteye, ubwo ibyo yari atekereje gukora Joseline ubwo niyo byabayeho. Icyo yakoze yagiye acika intege, ni uko nguko byarangiye, birangira anaguye hasi, ndetse birangira n'imbaraga zimushizemo. Iki cyari urushinge nyine, iki gishinge cyari igishinge gisinziriza gituma nyine umuntu asinzira. Niba ari iki cyumweru ntabwo mbizi, ariko n'urutuma umuntu asinzira nyine akamara amasaha wewe wamugeneye yuko aza kumara. Undebere Joseline nubwo yavuze ati mana yanjye mfasha nibura ndebe yuko ahantu ndi buhava amahoro. Joseline atangiye gushaka ukuntu yabigenza ndetse n'ukuntu yakirwanaho akaba yavanga, kuko arabizi ko hano nta nshuti yiwe ihari ndetse nta n'umuntu uri kumurwanira nibura ngo abe yamuha ubutabazi. Arabizi ko ari we wenyine ari ugomba kwimenya, ari nawe ugomba kwifasha. Icyo yakoze nta kindi, yatangiye gushakisha ukuntu yacomora bino bintu ariko ntabyo azi, ndetse n'ukuntu yakikuramo amapingu. Sinzi ukuntu yitegereje neza nyine, arebye kuri uriya muganga abona agafunguzo gafungura amapingu. No muganga ugafite aravuga ati ibi bintu nubwo nabizi ndakeka neza yuko uko biri kose kari agafunguzo ari kano ngaka uko biri kose. Icyo yakoze nta kindi, agomba kubanza akicomora bino biserumu, akareba yuko nibura yabona ukuntu yashakisha uburyo yagera kuri ruriya rufunguzo, akaba yakitabara, akaba yavanga nyine. Ari mu mazi abira, ari mu byago, abanzi be baramugose impande n'impande, agomba kwirwanaho. Undebere Joseline arabicomoye biramurya koko, aravuga ati mbega ibintu biryana we, mbega wabona yanabicomoye mu buryo butari bwo nyine, kwa kundi uba wirwana urumva ukora n'ibintu uhubuka, ntabwo wabitekerejeho cyane ko atari n'umuganga. Wowe icyo usabwa ni ukureba neza witonze akantu kandi ukareba witonze, ndetse ukibuka no gukora subscribe niba ari ubwa mbere utubonye, kandi niba waranayikoze rwose uri umuntu w'agaciro kuri twebwe. Imana igikumira umugisha. Ikindi ujye unyandikira comment umbwire ukuntu wabibonye. Joseline icyo yakoze yatangiye kwirwanaho kugira ngo arebe yuko yabona runo rufunguzo akaba yafungura ariya mapingu. Nako ririya pingu yambaye yakomeje gusunikiriza bikanga, arasunikiriza kugira arebe yuko nibura yagafata, ariko uko biri kose wabona yuko byarangiye agafashe nyine. Erega ngo baravuga ngo ngiyo umuteto ushize ngo wahekwaga rigenza. Ubu ngubu nyine na Joseline nta bintu byo kwitetesha ngo aratwita, ariko nyine abagore batwite ngo ntabwo babasha kunama, ngo ntabwo babasha nko kugira gute, nyine ibyo bintu tuyatubyumva. Ariko uyu nguyu w'ibyo rwose ntabwo yarabyitayeho n'igise, mbega nta nubwo yaracyitayeho, cyaramuryaga ariko agashinyiriza. Agomba gushaka ukuntu avanga w'iyo miteto yarangiye. Undebere yakomeje yirwana ngo arebe biranga, ariko yahise yikanga abantu baza nyine bavuga, baza bamusatira, ahita avuga ati mana yanjye noneho kambayeho. Icyo ntagomba gukora nta kindi, kuko ntabwo wakomeza kurwana n'amapingu. Kandi wibuke yuko hari umuganga uryamye hasi
yamaze gutera igishinge. Icyo yakoze nta kindi, yahise atangira kwimeza neza nyine, arongera afata bya bintu cya kintu kimeze niba ari urushinge ntabwo mbizi, biriya by'ibiserumu nyine, arongera aracyicomeka ariko nyine aba ari ibintu biryana. Undebere yatangiye kucyicomeka atabizi, ntazi ngo bagicomeka hehe, ariko arashinyiriza avuga ati kama mbaya nyine ngomba kurwana urugamba ndetse rukanarangira. Icyo yakoze nta kindi, yaracyicometse kiramurya nyine, arashinyiriza nta kindi yari bukore. Arangije aravuga ati uko biri kose bagiye kuza, ati reka ngomba kwimeza neza, ibintu byose nkabikora neza ku buryo nta muntu uri bunyege. Ati ndetse n'iki kintu cyo ku mazuru nacyo mwongera nkakisubizaho neza, kino ngo ni bomboni nyine gitanga umwuka, nacyo ashaka ukuntu akisubizaho neza ku buryo nta muntu n'umwe uri bumuvumbure, ndetse uri buze no kumenya yuko yigeze anakanguka. Ubyibuke bazi yuko bamuteye igishinge nyine gisinziriza, agomba kwijya nk'umuntu usinziriye kugira arebe yuko urugamba yarurwana ndetse akaba yanarurangiza. Yarasinzira ahangaha rwose arasinzira, ariko twe turabizi neza yuko adasinziriye. Undebere nyirabuja n'uyu nguyu ari we bosi we. Uno Joseline uryamye ahangaha nyine yabyaranye n'umuhungu w'uyu mugore. Aho ngaho uraza kugenda usobanukirwa akantu ku kandi. Uno mugore rero yaje yivugisha ahangaha ariko we ati nta mpamvu yo kugira ngo njyewe umukozi abyarane n'umwana wanjye. Ati niyo mpamvu ugomba gukora ibishoboka byose, ati uno mukozi agapfa, ati uno mwana mukamumereza, ati kwa uyu nguyu ni amaraso yacu, nta mpamvu yo kugira ngo yandagare ajyanwe n'umukozi n'iyingegera. Koko iyi ngiyi rwisabiriza yose amasahani, ati urabyumva neza muga. Uno muganga ati ibyo uri kumbwira ntabwo ibyo uri kuvuganye ntabyo nzi. Arambwira ati umva nyine nkubwire, ati uno mugore ndashaka yuko ushakisha uburyo agomba gupfa, noneho uno mwana ngiye nkamujyana. Namara kumujyana uti hari ubundi ndi buze kuzana ahangaha nyine ariwe nshaka ko ambera umukazana. Ati nkamuzana ahangaha, namara kumuzana ahangaha uwo mukazana wanjye akaza ameze nk'umuntu utwite, narangiza akaba ari hafi aho ngaho, uyu nguyu ukamubyaza, wamara kumubyaza uwo mukazana akaba ari uterura umwana, uyu nguyu ukahita umwica akavaho. Uno muganga yishe arikanga yikangamo, bishatse kuvuga ngo we ntabwo yarafatikanyije n'uriya waryamye hasi. Aisha mbwati ibyo ni kuvuga rero hano ntabwo bibaho, ntabwo tujya tubikora. Ahita mbwati ariko icyo utazi ni iki, ati ubundi reka mubwire nta kintu n'iki na kimwe ku isi kibaho kiruta iki kintu ngiye kukwereka. Ati ninyikwereka ndabizi neza, reka nawe urahita wemera dufatikanye. Yakuyeyo amafaranga, yakuyeyo nyine amafaranga, niwe navana umuzingo w'amafaranga. Amafaranga atangira kugenda amera nk'uyagira mu maso, nk'uyarambura mu maso nyine. Ambwa turabona ati nuramuka ubyemeye ko ugiye kubinkorera, aya mafaranga yose araba yawe. Ati kandi ndabizi neza ko batajya baguhemba amafaranga nk'aya ngaya. Muganga yahise ambwira ati ibyo byoroshye, ati ibyo ngibyo, ati ni segonda kuri njyewe, ati amafaranga yose ni ayanjye. Ati reka nemere yuko nindamuka mbigukoreye rwose utari buze kumbwira ngo ngarurira ngo mabaranse, biraba birangiye. Ati rero ugiye kubona ukuntu ngenda umuntu mwiza, ati kanze nkwerekesha, ati ikintu kigiye kumfasha, ati kanze nyikwereke nanjye nk'ukuntu akazi kanjye ngiye guhita nkakora neza nyine nkabirangiza neza. Icyo yakoze mu mufuka nyine, ahita akuramo ikintu bita igishinge. Ambwira ati iki ngiki urakibona, ati iki ngiki kirimo ibintu bihumanya, ati ni umuti uhumanya, ati ku buryo ndamutse nkuteye, ati ni ugusinzira agasinzira igihe kirekire. Joseline byose yari ari kubireba nyine, bazi ngo arasinze, babanje kumusinziriza, ariko byose ari kubireba. N'umuganga yambwiye ati rero reka nkubwire, ati iki ngiki ngiye kugishyira muri la serumu nyine, nikimwinjiramo akagihumeka, ati arahita asinzira, ati kandi nasinzira azakanguka byose twarabirangije, mbega mpite mutera urundi rumwica. Uriya nyirabuja yahise ambwira ati rwose Joseline, ati umbabarire ibi byose niwe wabyiteye,
ati utaza gushinga ku muhungu wanjye ngo agutere inda ntabwo ibi byose byari kuba biri kukubaho, ntabwo wamenye icyakuzanye kari akazi ko mu rugo guteka koza amasahani. Uti rero ati bizakubaho byose uzabyirengere, ati ntabwo nakishimira kumva umukire nkanjye umwana we yarabyaranye n'umukozi abakire bagenzi banjye bagenda banseka. Ati muganga rero nuko nguko bimeze, ati nuko gahunda imeze, ati ni nuko byifashe, ati ngiye rwose uze kumpamagara umbwira yuko byarangiye, nanjye reka mpamagara umukazana wanjye aze twitegure nyine tuhite tubikora vuba vuba kugira ngo amakuru ataza gusakara bize kuba byarangiye aze no gupfa twe twamaze no kwigendera. Muganga ambwiye ati yego rwose atakase ngiye kugakora neza, ati pfa kuba mfite icyo nita ifaranga. Umuganga hano yahise nyine agomba gushyiramo umuti kugira ngo uriya Joseline asinzire amukorere ibyo ashaka byose. Nyine asizemo umuti w'umanya, yabivuze bazi ko Joseline asinziriye kandi Joseline ntasinziriye. Kandi mubyibuke ruriya ruhande rundi niho umuganga mugenzi w'uyu nguyu yaguye, niba mubyibuka bana banyuze ku rundi ruhande ntabwo bigize babona wa muganga. Kandi twe turabizi ko Joseline ari umuganga yateye cya gishinge cyari kigiye kumusinziriza, ariko aba ari we ugitera nyine wa muganga. Undebera ahangaha uno muganga amaze gushyiramo umuti ashyiramo nyine awushyiramo neza, ibintu byose arabitunganya, amaze kubitunganya aranigendera. Undebera ahangaha amashini zatangiye kuwuvangavanga, imiti itangira kwivanga, amashini itangira kubara nyine, ndetse no muri kano kantu kameze nk'umuheha nyine nk'umuyoboro ujyana mu mubiri mu maraso. Undebere mu mitsi nako byatangiye kumanuka, bitangira kumanuka ndetse binihuta cyane. Ariko muri ako kanya kubw'amahirwe Joseline yabonye imakasi hafi yiwe, nyine icyo yakoze yagombaga kwifata kugira arebe yuko yakwirwana. Uyabonye yuko nta muntu n'umwe uri kumushyigikira, nibura hari ukuntu uvuga ati nibe mfite runaka aranshyigikira. Imiti iri kwirukanka, ese koko birarangira bimugezeho, ese cyangwa araba yamaze kuwukata? Undebere uko abikora ni nako hariya biba bimwereka nyine, niba biri kwihuta niba bigabanuka byose nyine imashini igenda ibikwereka. Icyo yakoze kubw'umugisha yagikase neza haburaho gato ngo neza byinjire bigende bibe byagera mu mubiri, ariko kubw'umugisha nyine ntabwo byabaye bikinjiye, byagiye bigwa hasi bimeneka hasi. Mbega Joseline kubw'umugisha ntabwo bimenetse muri we cyangwa ngo byinjire muri we. Icyo yagombaga gukora rero nta kindi, yagombaga kwirwanaho agakora ibishoboka byose ngo arebe yuko yabasha kuvanga. Ese araza kuhava? Ese biragenda gute? Wowe icyo usabwa ni ukureba witonze neza, utihutisha videwo, urebe neza akantu ku kandi, kandi mbazanira inkuru nziza kandi rwose zirimo inyigisho nyinshi ndetse zinatandukanye zagufasha muri ubu buzima tuba turimo bwa buri munsi. Yatangiye gufungura, afata rwa rufunguzo nyine agerageza ukuntu yabigenza, atangira kugerageza nyine ngo arebe yuko nibura uru rufunguzo rwamufasha nyine rukaba rwamufungura. Arakomeza aragerageza, ariko Joseline kubw'amahirwe byarakunze. Undebere nakubwenga ino filimi ni filimi nziza cyane, irababaje ariko irimo inyigisho. Joseline nawe icyo yakoze nta kindi, yagombaga kwirwanaho. Byibuke afite inda iri kumurya ndetse afite n'abanzi bari kumugambanira, mbega ibintu byose byamwihuriyeho. Ese Joseline biraza kugenda gute? Uno mwana azamubyara, ubyibuke neza yuko bamubwiye yuko yumvise avuga ko uwo ashaka akamubera umukazana niwe bagiye kuzana ahangaha, namara kubyara bahita bamuhereza uwo mukazana bashaka, uyu nguyu bakahita bamwica. Amaze kwifungura icyo yakoze nta kindi, yatekereje ati mana nanjye ndava ahangaha gute? Ati ndi buhave gute? Ubyibuka hari umuganga uryamye hasi nyine yabanje gutera igishinge gisinziriza. Ibyo byose twabibonye. Icyo yakoze nta kindi, yarabyutse ahangaha amerewe nabi, ibise bimumereye nabi, ariko nyine ibyo bise yarabyirengagizaga agashinyiriza. Icyo yakoze nta kindi, yegereye wa muganga nyine atangira gufungura ya myenda yiwe, aravuga ati ngomba ngiye kwambara ino myenda nangiza nkamusigira nayo imyenda y'uburwayi. Yatangiye kubyikuramo nyine arafungura
aracyambaye na rya pingu, yarafunguye nyine aravuga ati uko biri kose ngomba kuvanga ntabwo naguma ahangaha kandi nsohotse nambaye imyenda y'abarwayi nyine ibitaro byankurikirana. Icyo yakoze yahise ahindura, wa muganga bari bahereza imyenda y'uburwayi nawe ahita yambara imyenda y'ubuganga nyine nk'umuntu ugiye kubyaza. Icyo yakoze nta kindi, yaramufashe amuryamisha ku buriri amushyiraho na bya bintu nyine yari yambaye ku mazuru, ndetse agiye no kumushyiraho na rya pingu ryiwe arimusizeho, amuzirikiye nyine ku gitanda kugira ngo ajijishe. Mbega yanze gusiga igitanda kibereye aho ngaho gusa, nta nubwo wapfa kubimenya. Abizi abazungu nyine baba banasa n'imisatsi yabo iba ari miremire kimwe. Icyo yakoze nta kindi, yamuteretse aho ngaho arangije arigendera, aravuga ati ngomba kuva aha ngaha. Yimeza neza, imisatsi ayimeza neza, mbega yijya nk'umuganga uri mu kazi nyine watangiye akazi. Yaje ahangaha ahunze ibitaro, atangira kugenda yiruka, atakavuga ati mana yanjye ko ndumva ibise birushaho kundya, ndumva ndushaho kumererwa nabi. Ariko karushaho kumererwa nabi ubyibuke aracyari hafi aho ngaho, ntabwo aragera kure cyane nyine, ari kwiruka ashaka gucika ibitaro. Ariko aratwite, inda ni nini, mbega ibise bimumereye nabi, ntabwo wakiruka ko biri kose ngo ugere kure utarabyara. Muri ako kanya hari imodoka yindi yahise yinjira, iraza nyine iparika ahangaha. Ino modoka iri monde, ese ino modoka kukije ahangaha? Ibyo byose tugiye kubisobanukirwa mu kanya gatoya. Umuntu wavuyemo ni wa mukobwa, wa mugore ashaka kamubera umukazana. Uno mukobwa yitwa Karine. Uno mukobwa Karine niwe ushaka kuba umukazana w'uriya mugore wa mugabo. Uyu ngo yahise azambwira ati ndorera yewe, ati jye naguhamagariye, ati nakubuze, ati amasaha yagiye, ati wagiye uratinda, ati kweri koko kuki utajya wubahiriza gahunda? Arambwira kuki utubahiriza gahunda? ahita anamubwira iki kintu rwose unzaniye, ati ndebera nawe, ati wiki koko uzanye ni iki, ati si iki ngiki kirabigaragaza neza. Ngo ati rwose mbabarira natinze, ati iki ngiki nacyo nicyo nabonye rwose, ati gisiremo turapfa kuyiranja yewe, ati we gerageza ugifata ugihine neza nyine ukinkiremo, ntabwo biri bugaragare turiyeranje nk'abantu bakuru, ati gifata ariko winsuzugura, ati uzumva nasubiye nkajya kukizana. Ambwira sana tugerageze ariko ntago mbyizeye, ati nge ntago nizeye ko iki kintu kidukorera. Yambwiye tupfa gushyiramo, reka turebe icyo dushaka ari ukujijisha. Se hari umuntu ibyo wabyitaho? Ibyo nta muntu wabyitaho. Mbega yatangiye kumushyiriramo, agenda amushyiriramo nyine arebe yuko nibura cyakora. Wa wundi nawe ari kwiruka ahangaha amerewe nabi, ameze nabi cyane, ibise biri kumurya. Ese ari buze kuharenga? Ese kakiri hafi y'ibitaro biri buze kugenda bite? Ntabwo uno mugore abantu bari bumusanga ahangaha ubyibuke yacitse, yakoze n'amakosa yo gutera igishinge umuganga. Noneho umuganga, mbega ese biribuze kugenda bite? Wowe ukomeze urebe kandi urebe witonze, uraza gusobanukirwa ndetse uraza no kumenya byinshi muri ino filime, ndetse uraza gukuramo n'inyigisho z'ingenzi zinakwiriye. Yaraje yegera ahangaha nyine kuri gate ihari, arayegera, araza yiza hafi avuga ati uko biri kose ahangaha simarenga, ati ukuntu ndi kwiyumva nyine ibise bigenda birutana, uko utangira kakurya gake gake bigenda byiyongera. Nabo yumvaga noneho kugenda bitakiri gukunda, yumva umwana uko biri kose ntagiye kuza, avuga ati ahangaha ndabizi neza sindi buharenge, ahubwo icyo ngomba gukora ni ukwiyeranja nyine nk'umuntu mukuru, ngakora ibishoboka byose nkiyeranja. Ese uno mugore biragenda gute? Ese araza kuba yafashwa nande? Icyo yakoze hari ishashi nyine yari afite, aravuga ati nta kindi kiri bumfashe uretse ino shashi yonyine. Icyo yakoze nta kindi, yayiteretse hasi ngo arebe yuko yayishyira hasi nyine umwana we nibura ntaryame hasi ku itaka, nibura aryame ko abe yaryama kuri iriya shashi. Afata n'agatambaro yari afite nako agashyira hejuru nyine, aravuga ati ngendiyeranje ariko uko biri kose nta kintu mfite cyo gukora, ibise byaramuriye. Umugore yaratatse nyine arababara, nawe urabizi, arataka kandi uko ataka wibuka ari hafi ntabwo aragera kure. Mbega nyine indi mufasha kiri hafi cyane, ubyibuka yari yaje mu bitaro aje kubyara, ariko abona kujya yabyarire mu bitaro harutwa nuko yabyarira hanze.
ndebere tugaruka ngaho uyu nguyu bahise bamushyira ku kagare nyine baramujyana nk'umuntu utwite nawe nk'umuntu ufite ibise agenda yigirishwa nyine ababara uyu nguyu akamubwira ati taka undi agataka muri ako kanya yahise atsikira nyirabukwe yahise atsikira nyine akagare karitwara agenda akiruka akagare karushaho kugenda uyu nguyu yambaye za nkweto ndende babita ngo ntunshingeho nyine arazambaye nizo yambaye ari kugenda yiruka akagare kari gukomeza kagenda uyu nguyu akagenda avuza induru ati banguka unabare mbega kanze mbazanire pati ya kabiri nibwo uri buze gusobanukirwa neza ibintu akantu ku kandi nuko biri bugende uno mugore yaguye neza imbere ya Joseline amaze kugwa imbere ya Joseline bo baraziranye nyine baraziranye arangije avuga ati ati ngwino wiruka urebe ati si uyu nguyu se ati si uyu nguyu ati ni uyu nguyu rwose ati nase wabona adafite umwana ati ngwino ibi bintu rwose tubirebe ariko turasobanukirwa neza mu gice cya kabiri ese biragenda gute birangira bamwambaye umwana kanzi gatoya ntabwo mbatinya